Yeah, man, that's what's up. Yeah, A1 Services Uganda presents Fun on the Nile Music Festival. Eh? Yeah, show izabera Jinja One Fun on the Nile Music Festival ni igitaramo cyiza cyane cyateguwe cyane cyane bifashijwemo na Cyundo Entertainment. Yeah, murabona Cyundo tuba turi kumwe nawe hano. Yeah, hazaba hari aba DJ batandukanye, abahanzi batandukanye. Yeah. Marathon kwirukanka abantu basiganwa hazaba n'umukino wa rugby abantu bazajya bakina rugby ngaho na golf kugera mu bwato mbese ni ibintu byiza cyane. Cyundo tubwire nawe ukuntu byifashe kuno gitaramo cyifashe. Sasa rero njamakuru ho gakeye reka nze ko zuba banza uve mu zuba kwanza reka duhera aho ngaho twakiretinze n'abandi bantu b'inshuti zanjye Nyege Festival hazamo utuntu utugiye kuretinga iyindi izamara imyaka 10. Ni igikorwa kizahoraho kugeza imyaka 10. Twari tugikora kabiri mu mwaka muri no myaka 10 twari dukora ku mwaka. Turagira ngo turi gushakisha uburyo hano nubwo dufite iminsi mikeya tuzazana abahanzi bo mu Rwanda kubera yuko igitaramo cyateguwe n'abanyarwanda nta munyarwanda urimo ntabwo cyaba cyagenda neza, ntago ari poatu. Ikindi kintu ushaka kubaza mbese tutagiye kure ubu bari kubona guca mu ijambo igitaramo ubundi nubwo twavuze n'itariki kizaba itariki zingahe? Igitaramo kizaba ku itariki ya 1 z'ukwa munani sibyo? Turacyari mu myiteguro niyo mpamvu turi gushaka nyine ukuntu twazana abantu b'abanyarwanda kandi mwese nyine hari n'umushyitsi wundi ukomeye. Uwo mushyitsi ukomeye se niba atari ibanga bamutubwiye? Kereka araza kubibwira kubera yuko John hari ukuntu nyine ashobora kuza kubibwira. Twe turagira ngo tuzakora igitaramo hano muri Jinja gisimbura Nyege cy'abanyarwanda. Ako si bigaye ko ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abagande bakisangamo ni yego, ariko ari abanyarwanda bagiteguye. Ari abanyarwanda aho ngo vuze neza ni igitaramo giteguye n'abanyarwanda ariko n'abagande barisanga. Oya, East Africa yose irisanga no mu Butaliyani no muri Amerika. Twe turakora igitaramo gisimbura Nyege cyabaye organized y'abanyarwanda ariko tukagira abashyitsi b'ibihugu byose. So turi kumwe na Moses, hari ikintu nshaka kukubwira. Turi kumwe na Moses nawe Moses ni umuntu nawe uhagarariye urubyiruko hano muri Kampala, especially abanyarwanda. Especially abanyarwanda urubyiruko baba hano muri Kampala. So Moses nawe uruhare rwawe n'uruhe muri iki gitaramo? Murakoze cyane kunyakira. Uruhare rwanjye ko mwateguye ino festival nkanjye nk'umuntu ukuriye urubyiruko hano muri Kampala muri Rubaga cyane nanjye ndabisiza ko urubyiruko rwanjye ruzaba ruhari kandi show tuzayikora neza abantu bakaza rwose nta kibazo. Ibintu byateguwe n'abanyarwanda bambizi biba bimeze neza, natwe urubyiruko turahari kugira ngo tubasapotinge ibintu bigende neza. Murakoze cyane. So ikindi kintu nagiye guca ku ruhande, iki gitaramo n'abandi bantu ba promota urebye bakirimo cyane bari mu kubitegura bari gupromotinga, harimo promota Kejon nawe muramuzi cyane guturuka mu Rwanda, ateguye ibitaramo byinshi cyane aziranye n'abahanzi bakomeye mu Rwanda iki byose urumva. So nanjye Mr Cube ni kuri party ya Kejon, turi abantu bari gupromotinga cyo gitaramo tugira ngo tureko cyagenda neza. Kandi Cyundo wenda kuzi cyane nawe uri umwe mu bakire twemera cyane, ni nawe uri uhagarariye kino gitaramo, rumwe inkingi ya mwamba iteguye kino gitaramo. Ikindi kintu ushaka kubwira abantu kwinjira bizaba bimeze bite, iki ibintu byose ushaka kubwira ku bantu? John ni umuntu wawe ariko ni umuntu wanjye ndabizi cyane. So John ni umuvandimwe sibyo? Iki gitaramo twagikoze kugira ngo
ducreating ibintu bya culture. Mm. Mm? Mm. Ntabwo kizaba hano muri Jinja gusa, Mhm. kizaba Uganda yose. Mm. Eh? Mm. Twebwe tuzajya dukora Fort Point, Masindi, ibintu nk'ibyo mu ntara mu zitandukanye ntara za zitandukanye. hano muri Uganda. Jewe mu myaka maze nkora muri industry, nubwo je ntajya niyerekana, nabashije kumenya n'abantu b'izo ntara zose, kugera n'ahantu bita Kitgum. Kitgum ni bakeya bahazi, ni ku mupaka wa Sudani. Sibyo? Ni ukuvuga Masindi naho ndahazi, hari stadium nshyashya igomba gutaha. Hano Jinja hari airport umwaka utaha igomba gutaha, hano muri Jinja. Ibyo bintu byose ni ibikorwa tuba twarakoze kugira ngo bibeho. Fort Point umwami waho ni muto, ni mutoya ariko afite ubwenge bwinshi, is intellectual. Ni ukuvuga Fort Point naho tugomba kubaka ibintu by'ibitaro, ibintu by'amasoko n'ibiki, noneho tugakora n'ino festival. Donc ubundi ino festival is a tour ya Uganda. Ugandan. So umbare wenda kuba naguca mu ijambo ko turagira ngo dukubite tubangutsa ikindi cyushaka kubaza, ndashaka kubaza iki gitaramo nyirizina ni ikintu kizagihoraho buri mwaka cyangwa se ntago ari igitaramo, ni festival izagihoraho buri mwaka. Festival ni yacu, twakreatinze iriya festival ibaho, barangije hazamo amatiku, iya nyegenyege. muri bamwe batangije nyegenyege hano mu Uganda. Turi muri bamwe batangije nyegenyege, FSTV n'ibindi. Yajemo ibintu by'amatiku. Noneho rero ko twamenye ubwenge, twakoze iyindi. So ikindi kintu ushaka kubaza wenda, kuko urabona kuri affiche artwork, like ntabwo turamenya abahanzi nyirizina bazarimba muri iki gitaramo, byifashe gute nabaye bahanzi mwari mwabatanga cyangwa ntabwo mwabatangaza? Dufite abahanzi bagera kuri 20. Abo bahanzi bagera kuri 20 harimo abahanzi ba Songs Avenue, kubera yuko ni twebwe na Songs Avenue. Ubwo ni ukuvuga ko harimo ba Elijah, harimo abahanzi ba Songs Avenue, ba Zawi, ba Vinka. I think so na Vinka ni muri Songs Avenue. So watubwira mu Rwanda nabaye bahanzi ko rege tukuzi mu Rwanda, uri umwe mu bantu bari bafite lebo yarimo abahanzi. Ariko nanjye ndigiye wa creating Songs Avenue. Ako by the way umwe ndabyibutse kuko tuzi bonda abantu bagiye kariya Benoni, ariko twebwe twakreatinze Songs Avenue, twahaye priority Songs Avenue y'abahanzi bamwe na bamwe. Dufite liste yabo, mu kanya turabasohoza, tugira abaloko bavuga ururimi rwa hano muri Jinja. Ubwo ni igisoga basoga. So we are talking about Soga people, we are talking about Songs Avenue. This time Benon and Vampus ntago turamenya niba bazaza. Abantu bose bazi ko ndi manager wa Vampus. So ikindi kintu wenda hari nk'abantu bazasurutsa abantu, aba DJ bwo n'uyo pati twebwe turi kunegosia, aba DJ ni nk'aba DJ turi kunegotiatinga n'aba DJ bo mu Rwanda kugira ngo bazi, nubwo nkeka ko bitazashoboka n'umwaka. Hari abana twabyiruye, hari abana twabyiruye nk'aba DJ Fabiola, dushaka ko bazi. DJ Fabiola turamuzi, ariko ikibazo cyabaye nuko umunsi afite igitaramo, niyo munsi natwe dufite igitaramo. None nge naramubwiye nti
jya mu kazi tuzabipange ubutaha ariko wajya kubona ukabona arantunguye tu baraje. Eh, Anyway, so wenda urabona nka bariya ba Element bavukiye hariya ku Kibuye iwacu hari nka bariya abandi bashobora kuvuga ngo baraje. ikindi wenda dukubite tubangutsa ko urabona n'umwanya uragiye, ikintu ushaka kubwira iki ushaka kubwira abaturage bari muri Uganda, abaturage bari mu Rwanda, urabashishikariza iki cyangwa abanyarwanda bari hano muri Uganda muri rusange, especially urubyiruko? urubyiruko ni uhagarariye urubyiruko kwanza. Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Nabikubwiye, Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ni ukuvuga rero mutahe kare munywe gakeya. dutahe kare tunywe gakeya none tugireyo amahoro ubundi niyo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. none iyo utashye nimugoroba ntuba ugiye kuruhuka, utashye amahoro ukagera mu rugo amahoro. So reka jewe mubwiza ikintu jewe umuntu ukunda u Rwanda, niyo mpamvu ngomba gukora ku buryo kino gitaramo kigomba kuba in this 10 years ari abanyarwanda bagikoreye abasoga, twarangiza tugakora ikindi other 10 years tukagikorera Fort Point, twakora ikindi ari nk'abanyarwanda bagikoze nkatwe nk'abanyarwanda, twe turi bukore ambiance y'abanyarwanda ariko turi gukora ambiance. So Mr. Kirundo, ubwo rero ndumva umaze kubwira abaturage abanyarwanda Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda.